Good morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na forex trading. Uyu munsi nk'uko ari ku cyumweru cyangwa se ari muri weekend tugiye kureba analysis za currency zigiye zitandukanye, ni izihe opportunities dushobora kuzabona ku wa mbere cyangwa se market niki izatubwira. So ubwo duheruka gukora analysis I think ko hari Friday Thursday ku wa kane nari nabwiye ko market cyangwa se gold idafite direction, tutazi nimba iri kujya muri uptrend cyangwa se downtrend, kuko nari nababwiye ko ishobora kuba sideway market. Ese ushobora kwibaza this week niko bizagenda cyangwa se niko izakomeza? Reka ntangire wenda muri weekly time frame. Ndebeye muri weekly time frame, nubwo market yacu iri very bullish, biragoye ko ushobora kuhita udecidinga ko market izajya hejuru, ariko ndebye ko market yafunze ishobora kuzakomeza hasi igakuretinga week, yangiza igakomeza hasi wenda ikaza kuba yaba rejected muri iyi support. Gusa we have to wait, nubwo ari mu mpera z'ukwezi market hari igihe iba idafite trend itegereje ko ukwezi kurangira igakomeza indi direction, so which means ko ishobora kuzaba ari sideway market ku wa mbere. So ndebye kandi uko za openings yagumye kuba rejected kuri support dufite ahangaha, kuko impamvu mashyize support urabona no week iyo kuwa gatanu yabaye rejected, iyo kuwa gatatu niho yabaye rejected, no kuwa kane, so mu cyumweru gishize. So be honest, nashyiraho green box nkavuga ko market nihagera ishobora kuba rejected igakomeza muri buying side, shyireho green box, ariko it's somehow complicated kuvuga aho market izajya, nimba izajya muri buying side cyangwa se muri selling side. Gusa hari high chance ko kandi yo kuwa mbere ishobora kuza creating a week, yamara creating a week ikahita flipping kugira ngo ize muri ino zone. Nubwo twabonye ko kuri weekly time frame ishobora kuzamanuka, gusa we have to wait, ni ramuka breaking no support niho twamenya ko wenda yaza gutestinga support dufitemo ahangaha. So resistance yindi dufite ishobora kuzagera mwaha, kuko nkuko urabona ko iyi yabaye rejected, iba rejected, iba rejected, so ishobora kuzageramo hariya ikaba yaba rejected ikahita isubira hasi. So reka twishyireho red box ahangaha, twerekana ko market niyongera kuhagera izakora reaction igasubira muri selling side. So urebye kuri daily time frame urabona ko market yacu iri stuck muri iyi range yacu dufite, so ikeneye kuba yakora breakout yahangaha igakomeza hejuru cyangwa se igakora breakout igakomeza hasi. So we have to wait and see niki market izakora. So now dushyiraho support resistance, sorry, ubundi twigire muri 4 hours turebe niki market iri kutubwira. So adjusting iyi ngiyi ibisanzwe, iyo tugeze muri 4 hours tubanza ku adjusting support and resistance dufite kugira ngo zibashe kugendana na current market conditions. So n'iyi ngiyi katuye adjusting hariya no kuri 4 hours urabona ko market yacu iri stuck muri iyi range, ariko nababwira ko mu gihe market izabasha gukora breakout yahangaha igaclosing above wa taking a buy, kuko kuri 4 hours hari very clean candles twa taking a buy, ariko you have to be careful ukabanza ukareba niki market izakora. Niyi reka tuya adjusting aha, naho dushatse kuri 4 hours twashyiramo aga support kuko ndabona ko ari necessary. Gusa uje ukareba strong support tuyifite ahangaha, market iramutse ihageze igakorwa rejected wa taking a buy yawe byaba biri very safe. So reka tushyireho green box, ubundi twigire muri 1 hour turebeho ifashe bite niki market iri kutubwira. So ndebye kuri 1 hour ikintu cya mbere
gishoboka niramuka ikoze breakout y'iyi support, igakora breakout y'iyi support igaclosing above, warindira ko imanuka for retest ubundi ikaba rejected ikabona kuba yaza kuzuza ino range yacu, ariko yagera nko muri iyi support ugashyira break even ugatekinga 80%, 20% ikaba ari running isa kuzuza iriya resistance yacu. Urebye nangaha yakoze ikintu cyitwa nimba nayita M pattern, gusa iri kwerekana ko niramuka break zino support igakomeza hejuru watekinga buy yawe byaba biri safe, ariko icyo ugomba kurindira ni uko i-closing above ikamanuka for test ikabona kuba yakomeza hejuru. So ikindi gishobora kubaho, gusa sindi kubiha high chance, iramutse imanutse kuri support ikabreakinga no support ikabreakinga n'iyi, warindira ko iza kuba rejected kuri support. Gusa niramuka igeze kuri support ikerekana rejection, you have to wait, bizaba biri very risky kuba watekinga buy yawe kugira ngo ukomeze hejuru. So warindira ko iba rejected kuri iyi ngiyi. So reka tujye ku zindi currency. 30 minutes ni rimwe n'ubundi ni bimwe, ahubwo reka tujye ku zindi turebe Euro USD imeze ite, iki iri kutubwira. Hari opportunities dushobora kubona kuri Euro USD. So Euro USD ndabona plan twari dufite n'ubundi ntabwo irahagera, twifuza ko igera kuri iyi support ikaba rejected ikaba yakomeza hejuru. Abatarabibonye nareba video analysis nabakoreye kuwa gatanu, nubwo nayikoze nihuta kubera imvura, ariko plan iracyari yayindi. So ikeneye ko yakora breakout of this range niba ari ibishoboka, cyangwa se ikaba yamanuka igakora kuri support kugira ngo ikomeze hejuru, cyangwa se ikaba yakora breakout kuri support kugira ngo closing above ikamanuka for test kugira ngo ize kuzuza ino range yacu. So ndikumva kuri USD nta mpamvu yo kuyikora analysis, wenda utarabibonye yareba video twakoze kuwa gatanu. So reka tujye kuri GBP USD turebeho byifashe bite. So tangirira analysis zacu muri daily time frame za GBP USD. Ndabona n'ubundi analysis duheruka gukora ariko bikimeze. So GBP USD nyirebye mande hashobora kuzaboneka opportunities za buy, you know why, iri muri bullish side, gusa waza ukareba ukabona ino candle yamaze creating a support ina coveringa full body iyi bearish candle. Nimba mubyibuka last week twabonye trading nk'ingi kuri GBP USD hamwe na gold, nabwiye ko next candle ibashe creating a wick, nibashe ku breaking ngo ikomeze hejuru. Next candle ikikora creating a wick, amara creating a wick creating ikaza kuzuza ino range yacu. So we have to wait and see, tuzabona some bullish side kuri GBP USD. So kanshyireho red box, nambishyizeho red box, hari support resistance, sorry, very strong market ishobora kugeraho ikaba rejected. Tuyishyireho nangaha, dushyireho support, naho twakihangana tugashyiraho green box byerekana ko support kari hariya kari strong. Market iramutse yageze yaba rejected igasubira muri buying side. So kanyishyireho green box. So uje ukareba ahangaha urabona ko market yacu twavuga ko iri muri iyi range, ariko ikeneye kuba ya breakinga ngo ize kuzuza iriya range. I think ko harimo some pips, harimo pips 40 twatekinga buy mu gihe yaramuka yakoze ibyo nari maze kubabwira. So reka as we are focusing, cyakoze wenda naha reka tumakinge na half candle yiyi yerekana ko market anytime yahagera yaba rejected igasubira muri buying side. So dushyiraho green box
hari high chance ko candle yo kuwa mbere ishobora kuzahamanuka ika-creatinga wick, yamara creatinga wick igaflippinga igasubira muri buying side. So reka twigire kuri 4 hours turebeho yifashe bite n'iki market iri kutubwira. So kuri 4 hours twa adjusting no support n'ikizariya nubwo ari muri hafi y'iriya kando, ariko twihangane tuyimanureho gake. Impamvu nyimanuye hariya urabona ko kuri 4 hours izi candles zagiye rejected naho iba rejected, which means ko iri somehow strong. So iyi ngiyi tuyadjusting hariya, ubundi I think ko twakigira muri 1 hour tukareba n'iki market iri kutubwira. So dushatse kumva 1 hour uko bimeze, twabonye ko GBP USD ishobora kujya muri buying side, ariko kuri 1 hour ndebye hari aga strong resistance kiriho red box. Impamvu ndi gushyiraho red box, ziriya ni key zones dushobora kugeraho, market ishobora kugeraho, tukaba twaba careful kuba watekinga buy yawe cyangwa se sell yawe. So ushobora kwibaza ni iki wenda tuzategereza kuri GBP USD. Uko mibona yabaye rejected kuri aka support, hari high chance ko market ishobora kuba yamanuka kuri iyi support ikaba rejected, ikabona kuba yakusubira muri buying side. Nibyo byaba biri sawa kurusha uko yaba rejected kuri iyi. Nuramuka yerekanye rejection kuri iyi support ya mbere, you have to be careful and wait and see. Gusa ngewe ntago niyerekana rejection kuri iyi support nzatekinga buy yanjye, ahubwo iramutse yerekanye rejection kuri iyi support narindira ko iza gukora breakout y'iyi range y'ahanga, wenda nkatekinga buy ari uko breaking ino zone, ino range igaclosing above, yamara closing above ikamanuka for retest, niho natekinga buy yanjye. Ubwo two option nizo gutekinga buy ahangaha cyangwa se ahangaha. So kumva ari ibyo ngibyo twategereza kuri GBP USD hamwe na gold na euro USD. Wenda tugiye kuri GBP JPY, ubundi analysis zacu tuzisoreze aho ngaho. So dutangire analysis zacu muri daily time frame. Last week trade zose nabahaye kuri GJ zabaye successful. Iyo nabahaye mbabwira ko murindira ko market yongera kugaruka kuri support, yabaye successful. Urabona ko imaze kuba rejected cyangwa se amaze kugaragaza namo ino bearish engulfing. Nahise mbona entry ntagetinga next resistance yacu bukeye kuwa gatanu. I think nabivuze nihuta, gusa market yari iri mu byahaga. Nabwiye ko muri burindire imanuke ikore kuri aka support, kuko nabonaga ko hari high chance range ya mbere yari yakoze breakout already yagiye. Next chance yari hari nuko yari kumanuka creating support, yamara creating support ikahita flippinga igakomeza hejuru. So urabona ko trade yabaye successful and zose zabaye successful iminsi ibiri yikurikiranye. So GBP USD nako GJ iri muri ranging market. Imazemo igihe, maze iminsi mwumva ibi bintu mbibabwira. Ranging market GJ irimo igomba gukora breakout, gusa iri muri ranging market nini cyane. So ariko nkuko mpora mbibabwira ko tugomba gufocusinga kuri current structure yakoze breakout ya range nayo nababwiye, ariyo mpamvu twabonye na ziriya trade none iri kuzuza ino range yacu. So ushobora kwibaza next move yayo ni iyihe. Nuko ishobora kuza gucreatinga wick kandi kuwa mbere, ishobora kuza gucreatinga wick wenda nko muri half candle yo kuwa gatanu, yamara gucreatinga wick ikahita flippinga wenda ikaza kuzuza ino range iri ahangaha. So which means ko kuwa mbere dushobora kuzabona some buying side kuri
kuri GBP kuri GJ cyangwa se GBPJPY, ariko bizaterwa na market yo kuwa mbere uko izopeninga cyangwa se kando yayo direction, ariko hari high chance ko izakomeza muri buying side. So twihuse reka dushyireho support iri strong, ni resistance yahindutse support, tugashyireho green box byerekana ko market yongeye kuhagaruka, yakora reaction igasubira muri buying side. So katwibaze iramutse breaking no support, impamvu ishyize support yari urabona ko ari nkaho market yendaga closingira, kanyihindure yellow line resistance, sorry, nihindure yellow line. So iramutse ikoze no breakout ya resistance, next resistance yaba irimo, kanyishyiremo ahangaha. So turebe ngaha ukabona ko harimo support, dushatse twanarekera izo ngizo ahubwo tukamakinga half candle yo kuwa gatanu, byerekana ko market anytime ishobora kuhagera cyangwa se ishobora kuza kuba testinga kugira ngo ikomeze muri buying side. So reka twigire muri 4 hours turebeho yifashe bite, n'iki market iri kutubwira. So muri 4 hours nkuko nari nababwiye ko wish ko market yongera kumanuka, urabona ko market ariko ya closing iri kutubwira hari high chance ko yakongera ikamanuka kuri iyi support ikahita iba rejected kugira ngo ize gufiringa ino range yacu dufite ahangaha. So which means ko aricyo tugomba kurindira ndebye kuri daily time frame. So niramuka inakoze breakout aha watekinga buy yawe biri very safe, ari clean candles. Reka twigire muri 1 hour turebeho ifashe bite. So wenda muri 1 hour reka dushyiremo support ahangaha, ni tuyadjustingemo hano. Ubundi tujye muri 30 minutes turebe n'iki twazarindira kuri GJ. So GJ still plan yayindi kuko uje ukareba nta range market irakora kugira ngo tuvuge ngo turindiriye ko ikora breakout. So plan hari nuko imanuka ikaba yaba rejected kuri support, cyangwa se iramutse breaking with very strong bearish candle warindira ko iba rejected kuri support kugira ngo utekinge buy yawe. Hari support ukoresha tugomba kurindira rejection, naho kuri breakout iramutse ikoze breakout cyangwa se ikabasha closing above the resistance, ari bullish candle iri strong, nubwo ntari kubiha amahirwe menshi, iga closing above next candle ije iga creating a wick, amara creating a wick iga flippinga, wahita taking a buy yawe ugatargetinga ino next resistance. So ndikumva ari ibyo ngibyo twakitegura kuri GBP JPY, gold, EU hamwe na GU. So thank you so much, have a nice weekend.